urumva kurigaramo kenshi cyane nuko yankoreye ibikorwa bigize icyaha katuryemere ko umuntu Imana iramutumye ariko se nimba imutumye atuyibatsinda ntuyigihara mu karere ka Kamonyi yamburiye ku buryo ajya kwiyambaza umusaraba TV. Rero ibyumvikana nagize ihungabana kandi n'ibintu urumva umuntu aje akugura uti mu minsi 45 bapfa bigasohoka pub ibyo byari bimariye iki abandi bantu sinzi umumaro byari mumariye kwa cyane ko ntawo nari muzi atanga deadline ko mu minsi 45 Imana yamubwiye ko ndi bwe mpfuye n'umwana wanjye w'umukobwa kandi umugore wanjye n'ibintu bihari n'ibintu biriho kuri social media ko umugore wanjye agomba kwiyakira ko agiye kuba umupfakazi urumva rero ntago ibyo nk'umuryango wabyumva ngo bikugwa amahoro urumva kandi ashiramo ko impamvu ntakizwa ubwabyo no gusebanya rero ndashimira by'umwihariko yaba ushinjacyaha RIB ibi byo kuvuga ngo ugiye gupfa abana bawe bagiye kuba orphans umuryango wawe wabyakiriye gute? Yes, barimo gukurikirana BigTown TV hano turi ku rukiko rwa hano Kibagabaga twakije gukurikirana iyi case ya Theogene. Uyu nguyu mubona imbere ya kamera za BigTown TV numwe mu bantu barega Theogene kuba yarabasebeje cyangwa n'ibindi byinshi bitandukanye ariko hano twaba turi kumwe n'uyu mugabo reka atwibwire maze aze kutubwira neza kuko ari mu rukiko twumvishe barimo kumusubiramo kenshi cyane watwibwira. Nitwa Reverend Pasteur Akizimana Juste. Yes, Juste. Yes. Numvishe mu rukiko kese muri kese barimo kugarura izina ryawe kenshi cyane bimeze gute? Urumva kurigaramo kenshi cyane nuko yankoreye ibikorwa bigize icyaha. Yankoreye ibikorwa bigize icyaha urumva nk'umuntu katuryemere ko umuntu Imana iramutumye ariko se nimba imutumye atuyibatsinda ntuyigihara mu karere ka Kamonyi yamburiye ku buryo ajya kwiyambaza umusaraba TV. Ni ibintu rero bakwiye gusuzuma neza ariko niyo mpamvu rero ibyumvikana nagize ihungabana kandi n'ibintu urumva umuntu aje akugura uti mu minsi 45 bapfa bigasohoka pub ibyo byari bimariye iki abandi bantu. Icyo rero ni ikintu cyumvikana hari icyo yaragambiriye kandi hari n'icyo sinzi umumaro byari mumariye kwa cyane ko ntawo nari muzi. Ubusanzwe ntabwo mwari muziranye? Yes, ntabwo nari muzi. Yakuye hehe izina ryawe cyangwa kugira ngo akuvuge muri iki kiganiro aguhanurira? Birumvikana kuvuga Juste ndi umuntu ngewe YouTube nakazi ushaka Juste biroroshye cyane guhita umubona washobora kuba yaranzi ariko ngiye namuzi kuko bigoranye ko iminsi 2 yashira ntakoze ikiganiro. Ibi yabivuze ryari yabivugiye hehe? Yabivugiye ku Musaraba TV ntekereza yarabivuze mu kwezi kwa 11 atanga deadline ko mu minsi 45 Imana yamubwiye ko ndi bwe mpfuye n'umwana wanjye w'umukobwa kandi umugore wanjye n'ibintu bihari n'ibintu biriho kuri social media ko umugore wanjye agomba kwiyakira ko agiye kuba umupfakazi urumva rero ntago ibyo nk'umuryango wabyumva ngo bikugwa amahoro turabyemera Imana yagutumaho umuntu ariko se kujya kubibwira societe ngara abantu benshi kandi byongeye nimba mba kuri YouTube mfiteho abakunzi benshi urumva kandi ashiramo ko impamvu ntakizwa ubwabyo no gusebanya urumva ubwiye abantu nje ndi umupasteri ubwiye abantu ko ntakijijwe kabiri ko ngiye gupfa urumva nta n'umukristo wagaruka gusenga. Rero ndashimira by'umwihariko yaba ushinjacyaha RIB ubugenzacyaha RIB n'ubushinjacyaha ko burimo burabikora neza ubikurikirana kandi nkurikije ibivuzwe nta karengane kare. Ibi byo kuvuga ngo ugiye gupfa abana bawe bagiye kuba orphans umuryango wawe wabyakiriye gute? Birumvikana ntago wabyakira neza nicyo nakubwiraga hajemo n'ihungabana yaba ku mudamu abantu urumva bafite abana 2 b'abakobwa kora utekereza ngo ninde ugiye gupfa urumva umuntu abivuze akanarahira akagira gute ko ni ibintu biba bigihari niyo mpamvu rero wakunze kumva ngaruka ubona kenshi cyane nuko byahungabanyije. Nice. Mu bantu batanze ikirego nawe urimo? Yes. Wewe wamurega muri ibyo byaha yakuvuzeho? Uvuze? Wamureze ku byaha by'isebanya cyangwa iterabwoba ni ibihe byaha wamureze? Uko mbivuze niko nanjye nabibwiye
ubugenzacyaha. Okay. Wakurikiranye mu rukiko byose kuntu bimeze, bavuze kwa gatanu bazatanga umwanzuro kuri wowe urabivugaho iki? Icyo navugaho nuko umwanzuro urukiko ruzatanga azaba ariho, azaba ari uko mu Rwanda inkiko zikora neza, nta karengane, nta kurenganya, umwanzuro wose uzavamo uzaba ariho. Hari andi magambo yasubiwemo cyane, hariya nawe yivugiye ngo hari aba YouTuber nibo bamutangiye ibi birego, ngo bamufitiye amashyari, bafitiye ashyari na ya televiziyo yakoreyemo kuva umunsi wa mbere, ngo mugira amashyari benshi cyane. Ibi ngibi nicyo babivugaho? Iby'amashyari ndumva buri umuntu wese ugiye guca urubanza afite ukuntu, afite ingingo agenda ashyiramo no kwiregura, birumvikana. Ntekereza ko nta mashyari, urumva wagira ishyari umuntu utaruzi. Nshobora kugira ishyari umuntu twasangiye cyangwa se umuntu twabaye inshuti, umuntu twagendanaga, ariko nta mu YouTubers ugirira undi amashyari. Nje ntago ariko mbifata, cyane ko byose aba ari akazi. Cyo koze nimba ariyo myiregurire ye, arumva ariyo yamutsindishiriza mu rubanza. Reka tugaruke kuri side yawe. Ukimara kumva ubuhanuzi buvuga ko ugiye gupfa, wabyakiriye gute? Rimwe nabyakiriye nkimara kubibona bwa mbere na mbere, narabibonye numva nyine mpungabanaho ukuntu, ariko nahungabanye cyane no kubitekerezaho cyane ubwo nabonaga abantu bakasa utwo tuntu, mbona abantu bapostinze kuri status, TikTok, ibyo bintu byose biriho, ndavuga uti nyamaze ubanza ngiye gupfa. Ubwo rero urumva ubwabyo yuko byari ibintu bikomeye cyane. Okay. Byari ibintu bikomeye kuri wowe? Kuri njyewe n'umuryango wanjye. Ntabwo wigeze ugira ukavuga ngo ngiye gupfa, kuko ni ubuhanuzi nyine, hari ibibaho hari bitabaho? Ubwoba bwo ntabwo wabura kubugira, ndetse ubugira udashingiye ku buhanuzi, kuko nta mana ituma ityo, nta nikora ikibaho. Ko Imana ntabwo yagutuma ngo genda uvuge kuri televiziyo kandi umuntu atuye mu gihugu. Birashoboka ko cyo koze nako ntibishoboka. Imana ikohereje niyo twakwifashisha Bibiliya, nimba igutumiye kuri bagiti ujya kwa bagiti, ukamuha ubutumwa bwe. Ntabwo wiyambaza ikindi kintu icyo ari cyo cyose, umuhereza iki? Ubutumwa. Nirihe somo wakuyemo muri ibi byose? Isomo nakuyemo ni ukuvuga ibintu twatekerejeho, kuko kuvuga ibintu twatekerejeho, ibintu byinshi tuvuga biba bigiye nako nakuyemo isomo rikomeye. Nk'umukristo ntabwo wemera ubuhanuzi? Umukristo nemera ubuhanuzi, ariko bwatambukijwe gute? Hari inzira nyinshi zo gutambutsa ubuhanuzi. Hari abantu bakoresha amagambo bakoresheje izo mbuga nkoranyambaga, hari abandi baza mu rusengero urundi ugufesinga live mu maso yawe. Ariko nk'ukuntu yabivuze, ni ikihe kibazo cyaguteye kuri wowe? Ikibazo uracyumva ubwabyo, kwiyambaza ikinyamakuru ukavugira ubizi ko bigiye gukurikiranwa na benshi, ngo Imana yamubwiye ko Justin agiye gupfa mu minsi 45 ndetse agapfana n'umwana. Aho rero utugira ubwo ukibaza ikintu kizakwica ari iki? Ese ko napfa wenda nziza ibyaha byanjye, ese umwana wanjye wazapfa zira iki? Ugahita rero utekereza ibindi bintu byagutse kurushaho. Nanone twirengagize ko hari umuntu ushobora kuguhanurira, urugero Imana iguhaye imodoka kugira ngo yizere bwa buhanuzi bwe, akanyura ahandi hantu bakagukubita kona, cyo ukajya ugenda uvuga uti Imana impaye iki? Imodoka. Rero nimba mvuze icyo kintu, abandi nabo bisobanura ikindi ko navuze. Akantu njyewe kantangaje cyane nuko mumufitiye amashyari y'aba YouTubers, niyo yatumye ibi byose bibaho. Ntago twamugirira amashyari, navuze ntago ushobora kugirira ishyari umuntu utazi. Urumva ikindi, YouTube katuvuga uti wenda ari gukurikiranwa n'abantu benshi, nimba ari cyo wenda yarashingiyeho, ariko natwe dukurikiranwa n'abantu benshi kandi. Ntago rero icyo ngicyo ishyari cyo tuturanye n'umuntu cyangwa iki, ariko urumva umuntu mutarahura agahita azana ibintu nk'ibyo ngibyo, ubwabyo ni ibintu bikomeye cyane. Ariko icyo nizeye, cyo nanishimiye, ari wazahabwa ubutabera kandi ari natwe tuzahabwa iki? Ubutabera. Murakoze cyane. Murakoze.